Bingwini. Uravuga icyo? Urambwira iki? Wowe urakuri cyo cyo cyo. Oya, urakuri cyangwa? Baby. Urakuri cyangwa? Urakuri cyangwa? Basi urakuri cyangwa? Chris, tenda. Basi urambwira icyo. Imbaraga nifitiye urakoze baby. What's wrong with you? Ntabwo mbizi pe. Ariko umeze neza. Urankanze urakonje niba narwaye malaria. Kuki iyo turi kumwe tutishije byataye? Ndana kwa mukunda. Cyangwa zikuri unyita. Igisare se ko gikokeza yamfasha. Nasi twebwe tuzafatanya mu bintu byiza. Gasheri wanjye. Okay. Nyine wakaba bikora. Ntabwo uri kuvunisha umugabo. Kogwa mabukwe. Igwanye ko bukwe. I love you 100 times. I love you too baby. Banyamana bikubwiye. Are you sure? For sure. You first. No. Sure. So gitishisha abantu. Sewari. Nako ngema ndi ura. Kuzara usirikare mu bintu. Okay. Shiranje. Nase hanze mezote. Yaryoshye. Sure. Ayega ndaryoshye. Ese ndabikubwiye. Ngiye urya ngo wambaye kireze kera. None urakizi ko kera. Ngende bizi ko kera pe. Ibyo bintu ntabwo biri segisi baby. For sure. Okay. Bikunira usamba. Wajiwe ngabandi bakubanza nyine. Kigira nawe nyine bitagufasha ngo kwijijisha. Nise dijijisha iki ngere si dukundana. Ntabwo ndagukwa. Cyangwa gushaka tuzakora. Ngari kire konsoma gako ngiye ntabwo ndi igiti. Baseball no fixes za kiri mu konto. Baby. Sweet me my music. Sekere. Bingwini. Uravuga icyo? Urambwira iki? Wowe urakuri cyo cyo cyo. Oya, urakuri cyangwa? Baby. Urakuri cyangwa? Urakuri cyangwa? Basi urakuri cyangwa? Chris, tenda. Basi urambwira icyo? Ibi ngibi nakubwiye gukora kweli. Ibise byari iki? Byari iki? Kugera kuri ino level yo kukwisiga. Ibi byari iki mane? Uratinyuka ukana ntukenga. Uratinyuka. Kugera kuri ino level. Ntabwo nigeze mubwira ngo muteretane mu ngezanga. Kwaza niba ari ibingibi mu byihorere. Hasoni. Uratinyuka. This level of kissing each other. Ibingibi bya birimo ibingibi. Sohokera mu nzu.
kamaze mu gakino kimwe unakwiye no guhingutsa iryo jambo imbere yanjye hejuru y'ibintu maze gukora muzi biki baby sincerely speaking you're kissing another man. Do I talking to stranger? Like, are you stranger? Ntabwo uzi ibintu turimo. Ibyo turimo byose I do not ntabwo nigeze mwohereza kujya gusomana. Baby, kissing another man. Get out. I say get out. Vira munzu. I won't get out. I won't get out. Get out. I'm telling you, go to bed right now. Wanze kwanza gushyira ubwonko ku gihe. Right now. Genda ujye mu cyumba kwanza wanze utuze. Because ibi ngibi ntabwo bikorwa n'umuntu utuje. Baby, ntabwo rero ibintu urimo kumva. You can't kiss another man in front of me. Like, ibyo ntabwo ibyo twavuganye. Like, beating me. Like, you raise your hand on me and you beat me and you're here telling me to go to sleep. Like, Go are you to serious? Bed. I'm telling you, go to bed and rest. Think about what you are doing right now. So ni wewe babandangiye. Yego ni njyewe. Mission ngiye kuguha urayihandling. Nisikai ko kazi kacu kweri kugira ngo bigende gute ni njyewe kabisa. Niko kazi kacu twatwara igenewe nyine tugomba kugakora. Use nk'ibigufite nk'abingaye maze kwivugana nk'abangaye mwisi. Kukira umutwoga mutoya. Ntago urebera kuri ubwo butoya ahubwo urebera mu bikorwa. Wewe duhereza akazi dukore. Hari ikindi. Gahunda no kuduhereza akazi tugakora. Ahubwo se ufite amafaranga ahagije ku byo dukora akazi. Mfite umuginga ashaka mumvanira ku isi ariko mukamuretse. Agenda mbaha order yaho yuko mugenda mu bikurikiranye. Mugatangira mu kubita inzara mu muzamura paka. Wewe wumva wakora ngahe kugira ngo asubize ibintu byanjye byose n'imitungo yanjye. Atubwira bifite nabi tukumvikana twumva niba twakora akazi neza bitewe n'uburyo ki amafaranga si ikibazo kugira ngo munshimishe mugere kuri mission ngomba kuba murashaka ngahe. Mfite miliyoni 35 ayo nayo kugarura umwana wazimiye ntago arayo kwica umuntu. Sure. Daba miliyoni 20. Ushaka 35. 20 akazi mukagakora kandi neza. Ndabona wansuzuguye cyane reka nze kuzana team yanjye nari wenda aho ngaho urahita ubona yuko byose bishoboka. Okay, it's okay. Ndayemeye. Within a short time. Mukamwampaye result. Batubwire uburyo ki tugomba kubikoramo kugira ngo nkeneye ko mubabaza hahandi abahaburi kimwe icyo nzi nicyo ntazi cyafite cyanjye nicyo ntibuka byose akabiza. Banze twishyure. Dukora akazi tuvana uwo muntu mu nzira. Banze mbishyure. Yego. Urama account yawe? Yego, ndayiguha. Shira amafaranga yawe kwaka. Ndayiguhereza kabisa. Ntari. Okay. Bagiye. Dukora akazi. You have my number.
nka nimero ubundi nimudakora ibyo na munyemereye ubwo ngubwo tuzabonana ntabwo ari mwe ba mbere dukoranye nta nubwo ari namwe ba nyuma nzi neza yuko ari twe ba nyuma ugiye gukorana nabo kandi tukabukora ibintu neza pfa kutwishyura gusa ukaduheza na aderesi tugakora akazi aderesi si ngombwa cyangwa ni akazi byose kimwe okay I've got it. Yep. Good job. Ari Mugenga mubanje kuza kansuzugura ubuse ngoma kumwereka ko ibintu byose bishoboka niyo gahunda singiye ubwo agiye kuduhereza ukuntu ibintu byose bipanze ubundi dutangira akazi kuko niyo mubwiye abanza twishyura ubundi dutangira akazi nyine tumeze ko ibintu byose bishoboka gahunda no kwica nta bindi sawa Please listen. Please. Mbabura basitoka. Please. Ndakugendeka. Mbabura tuvugana ubanze wumva icyo ndivuge basi. Please. I'm sorry. Ndagushaka tuvugane iki? Mbabarira kwanza kubyo nkoze. Mbabarira. I'm so sorry. Sorry? Yeah. Are you I couldn't serious? do that. Yeah. I'm so sorry. Mwaza makosa. Mbabarira. Please. Please baby nyumva basi. Bitewe no gufuha. Uvuvuye iki? I love you. You have to know that. I know, but I love you too. And I cannot stand to see another man kissing you, you know that. We didn't kiss, Can't babe. stand that. We didn't kiss. But it was almost. Imagine if I couldn't come. Just try to be in my feet. Usibe, mwibutse ko mbana n'uwa musore mwiza. Mwibutse ko ngomba kwakitinga ngaho njye nawe tumirebesheje. Ibyo mbikwibutse ntabwo bizi neza. Icyo nabyumva bebe, ariko hari ibyo mutagomba gukora. You know that. Please. You can, I mean, ushobora kubundi buryo bundi wabigenza. You can play him. I know you're very much smart. Please. I know that you can play him. But I don't want to see another man kissing my girl. Bibi cyo nakore Can't stand it. Icyo naba nakoze cyose nta burenganzira namwe ufite bwo kuzukanga. Yes, you are right. Yes. I am so sorry. Please. You are not. I am. Mbabarira basi. Ntabwo bizongera. Please. Please. Abe ngiye narakwihangane. Ujya gukundana na Bwiza. Baby, I can assure you yuko nta kintu kimwe nshobora gukora. Ndetse ahubwo ni ari n'ibyo ngibyo numva twanabireka niba then we stop it. I love you more than anything else. To undone our plan. Ndabizi ko tubikeneye, ndabizi. Plan ndabizi ko ihari. Ndabizi ntabwo wandusha gukunda ibintu. Urabyumva? Ariko nanone my girl is my girl. Basi reka twumvikane uburyo bundi tugiye kubikoramo, sibyo? Please. Tubikore muri ubwo buryo. Go ahead. Ongere umugarure. It seems like you don't like me. You don't trust me. I trust you, but iyo nza nkasanga mwicaye nothing cyari kuba. But that boy was almost like kissing you. Imagine if I couldn't come. I promise you, nothing would happen.
promise me then? No, it's okay. I am sorry. I'm the one to say sorry. You don't have to say sorry. Okay, noneho umugarure mwongere mere nkaho nta cyabaye. Ndahere. Umubwire ko bitazongera, umubwire ko ntazongera n'ugaruka hano. Ndamubwira kurinde katanakuzi. Ko ndi your brother. Yes, kumubwira ko ndi your brother. Ko ndi musaza wawe. Ubundi se kucyuza hano utambwiye. How comes uza? Ntabwo nari mbizi ko nza gusanga biri muri no situation like kuza you are with ibisanzwe. I don't have to knock. I don't have to order that. Please. Sibyo. Nanjye ndagenda na Teganda kujya kwa bwiza cyane. umvagana n'ejo cyangwa se ejo bundi ntajyayo. Yeah. Ariko trust me. Nta kintu kimwe nakora. Sibyo. You know I love you. Sibyo. I'm sorry. I'm sorry. Sibyo. Ntabwo nzongera kugukubita, sibyo. I promise. Sibyo. Harafunguye. Uri guhumeka cyane. Bigenze bite kuri guhumeka cyane wabaye iki? Tuzuruze hari muri kukwirukansa mfungeho. Hari muri mfungeho hari muri kukwirukansa. No, it's okay baby. Wabaye iki? Nyine sinzi ko nagusobanurira. Simvuga ko nyine ibintu bitameze neza. Ubishyize. Wabaye iki? Tuza sho umutima hamwe wabaye iki? Baby. Twibereye mu rugo nyine urabizi ko bakunda home chilling. And then? Ngiye kubona. Umuntu araje nk'iyagatera aba aratwinjiranye. Umuntu wahise nyine? I don't know. And then? Atangira kudukubita ibana byari. Nsibyo nibibaho. Umuntu arinjira atangira kubakubita. So. Nese hari ibintu yari yitwaje swent like nk'inkoni nk'ishuma ku buryo ashobora kubakubita wari uri wenyine? No, nari kumwe na Pasha. Aragukubita akubita na Pasha? Na yari umugabo nyine ufite ubugome utamye kuntu akora niba yaradukubise bya danje. Arinje aragukubita ikintu kimwe wasobanuriye? Nta kintu kimwe dusobanuriye twibwinje tubona dukubita gusa. Sibyo nishoka gute na hantu mwaburiye se byibura ushobora kuvuga ati wenda twari hano. Wenda akaba gufite beef? No, nubwo mbenje nari mubonye. Mufite amafoto yese basi na video? No. Nyine mu maso se umunyu wamumenya cyari yambaye nka mask? No, yari yambaye bisanzwe. None ubu ngiye ntumiwe. Niyo mpamvu nyine uri kugenda gutyo uhumeka nyine. Nyine urabizi bikimana kuba. Nyine misinakiza kuza gukurira ngo ndikumeze neza. None umvaga nanjye yankubise. Ariko nanone ikintu ntumva nese ngutuma umuntu mwabakubita muri abantu babiri. Ako bibi urabizi ko ibyanye nawe sibyo. Akenshi haza kwitambika ibintu byinshi. Nyine ibyo by'inampanda byumva. Ariko wowe na Pasha muri abantu babagabo manye. Pasha ni umukobwa ariko nafite imbaraga. Gutama umugabo umwaka akavuga bakakubita. Ngo ni urugabo rurerure se rufite n'imbaraga byinshi. What you understanding? Ubundi ntabwo umuntu yankute nyine ngo nkubitire ubusa none turi na babiri wapi rwose. Ibyo none ntabwo ari byo. Nyine mwagombaga kumufata mukamukubita. Abantu umwe agafata ejo ndagafata hasi mukamukubita koko. Abakubita agukubisa ava kuri umwe no kuri Pasha. Kuki utari kunyandastanding ubundi bimeze bite? Misera afite iki? Ijoro riba wariraye. Ntabwo ushobora kumva ko ugize ikibazo. I'm sorry. Nuko gukaruma gestation. I'm sorry. Nje nyine numvaga nyine ntabwo nakanga. Can you trust me?
nakwizeye cyumva ko bitari ibintu bya danger uri kumva ko ari bisimple nyine ugafite ibibara kandi kandi ubona njye napanitse nyine sorry I'm sorry not sorry comes after danger sorry it was like ntabwo nshobora kumva ukuntu nyine umuntu umwe akwita abantu babiri none nyine namwe mwabishizemo ubwitonzi bwinshi rega binanitse ko wambwira gutyo I'm sorry no sorry maybe I'm sorry gusa winje ufite ubwoba bwinshi pe banza bakubise cyane umva banza badunze kabisa akubibaza ko mbere na mbere cyemara kwinjira akadukubita imisinekiza kuzakureba waruje kunyereka nyine wanje kureba ko basi umeze neza njye meze neza chérie ako shara bahabuye yes baby sorry it was a joke like nyine uko akunda umuntu I'm sorry that's umuntu kikaba ntikiye kuko gishobora gutinka kikaza kikabakubita koko byura trust tuze kugerageza tumenye umugabo bariwe atazanagaruka kongera akabadonda da cyangwa akaba yananyibura nanjye akaza gusa nyira nabyanganira twarwana ntabwo yankubita urubona it's okay basi gunya ni gituza cyane natuje sorry Pasha. Please. Hi. Chris. Yeah. Nakubuze. I want to talk to you. For what? Chris, I know nta bintu byinshi byo kwisobanura mfite gusa I want you to come back home. Sure. Yeah. Gusa niye mpamvu atumagaruka ari hano. ariko ngo barakubitaguye mwese muri babiri shapasha ihangane pe Let Kadrak to the Sheikh and I want to talk Chris. Ndabizi warandakariye ndabizi ariko please come back ndagusobanura kugeza ndakwinginze. Miss Pasha, nicyo mwizera. You have to. Ako tekereza umuntu arinjiye aratangira arwanye atangiye yitwaye muri buriya buryo ntabwo muzi ntabwo azi ngo bimeze bite harasisi wawe ni wongeye kunyina kubwira ko ndi bugusobanurire abayeho guhubuka no kwibeshya no gufata ibintu uko bitari sibyo sipasha havuyemo ibintu byo kubeshyanya umuntu wakubise muri babiri nyine icyo utamfasha ngo mbyumva please. Abe. Ikintu kigiye kuza. Anytime. Sabe ikintu cyose. Sabe ikintu cyose ushaka kugira ugaruke mu rugo. Nshaka kubitekerezaho. Sura tekereza ko nje ndimo kubwira ko ndi bwisobanure nicyo ugiye gutekereza. Asubira gwigwe cyo mutabipanganye wowe. Reka nawe nagundi kukwizera. Umuntu arinjiye mu rugo ngiyewe ahantu mva nono akansuzugura bene kara kagene. Akabadondagura avuga ngo akabadonda muri babiri. Bushe badafite zo kumukubita. That's seriously. Can you imagine umuntu umugabo ariko bakamwirukana mu rugo abamo atuyemo. Hari byagaragaye ko atari wanje nyine. Please.
Yeah, I have pride. Kurimbabarira nyuma. Ndakwinginze. I say never. Why? I have pride. Please listen to me. Asundi ntabwo ushobora kuba tutari kumwe. Usanzwe unyumva, sinsanzwe mbwira ibintu byabaye. Please fashion. Reka mubaze ikibazo kimwe. Abe. Listen to me. Ntabwo ushobora kuba tutari kumwe. ariko Chris njye ndumva bagenda tu ikibi nuko bari kwa baramukubise wenyine ariko mwese barafatanyije bisobanuye ko nyine ubwoba umuntu ashobora kuba ikindi ashaka Ese sure. Musumite sumva atari byumvaga urumva imbe yarashaka kuja muri babiri icyo cyaba yakugambaniye akeneye ko nawe bamukubise nari kwemera ko bankubita turi babiri please I'm sorry please Ese ko nasotse nkagenda wakoze iki? urukirakaye nifite gukora iki urukindakariye na kintu kimwe nafite gukora Ese ushobora kunsobanurira mu nyumuntu cy'ubundi? nanjye umuntu mumvuge numvire ko ushobora kuba ari nk'igisore gifite ibaraga byinshi Naragusobanuriye buri kimwe. Nigute watinyuka kumbwira mu minsi kwa Pasha? Ese ndi mwana mbasha kukureba kandi we nakahangayika pe akeneye ko mama muri kumwe rero nta kintu cyakubuza gusubirayo muto wamfashije kumwumvisha ko Chris wajya kure undi mwana wasubiye kwa Pasha ko ubona gukeneye pe Chris mbabarire nyumve sibyo ndakwinginze Okay. Kuri condition. ese kibatse kwirangiza undi mwana reba kugeza harira ni ikibazo kondisiyo iyo ari yo yose ndayumva Chris ni ikibazo ngewe nta kibazo na kimwe mfite kondisiyo iyo ari yo yose ushaka nzayigenderaho neza ku mutuzo please but come back to home Okay. please It's okay. Reka tubikore gutyo. can I get time? What the fuck? Right now. Why? Let's give him a time. I just want to thank you. No. Mutera turakoze kumunyumvishiriza sibyo nta kibazo pe nabonye ari umukeneye kundusha nange urakoze gusa thank you bye sawa Mari, tá só onde eu usa a câmera ali. Desarce. Action. Ibise byari iki? Byari iki? Kugira kuri ino revo yo kukwisiga. Ibi cyari cyane. Uratinya ukana nukinga. Uratinyuka. Kugira kuri ino revo. Ntabwo nigeze mubwira mu teretana mu mugezanga. Kwaza niba ari ibingibi mu byihurire. Ntasoni. Uratinyuka. This level.
of kissing each other. Ibingibi birimo ibingibi. Kati nuvuga